Ikaze kubakurikira YouTube channel yacu nk'ibisanzwe Officiel Dinero. Nkuko mubizi ni Dinero wanyu uhora ubagezaho udushya dutandukanye tuvuga ku makuru y'ibyamamare bituye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, tuzenguruka neza tureba uko byifashe muri rusange. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku muntu w'icyamamare abantu benshi bazi nka Rock Kimomo. Ndakeka iyo bavuga ijambo hahiye koko cyangwa se nta myaka 100 muhita mwibwira umuntu wabivumbuye ko ari Rock Kimomo, ukunda kwita amazina atandukanye nka Rock Kirabiranya ndetse n'ayandi mazina atandukanye. Ubundi muri rusange amazina ye nyakuri y'uyu musore cyangwa se ya Rock Kimomo ni Uwizeye Mark cyangwa se Uwizeye Mark mu rurimi rw'icyongereza. Ni umuhanzi w'umunyarwanda uzi cyane nko mu ruganda rw'imyidagaduro. Yavutse ku itariki ya mbere Mutarama 1991 i Kigali. Akaba ari umusore ufite ababyeyi bombi, Isa akaba yitwa Gerard Nzamurinda nabo ndetse na nyina akaba yitwa Immaculée Batamuriza. Ese tugiye kwibaza ngo umwuga w'uyu musore twabonye wo mu myidagaduro wo gusobanura film watangiye ryari? Uwundi Uwizeye Imana Mark cyangwa se Rock Kimomo yatangiye umwuga wo gusobanura film mu Kinyarwanda mu mwaka wa 2015, aho yamenyekanye cyane mu gusobanura filime zitandukanye bikamuhesha izina rikomeye mu Rwanda. Ese ubuhanzi n'itunganya muziki bw'uyu musore Rock Kimomo cyangwa se Uwizeye Mark bwatangiriye hehe? Ubundi ubuhanzi n'itunganya muziki bw'uyu musore ni umuhanzi n'umwanditsi w'indirimbo, akaba yaranashize inzu itunganya umuziki yitwa Rock Entertainment. Yafashije kuzamura abahanzi batandukanye nka Papa Cyangwe na Generous 44. Ese kuba ari umuyobozi wa Rock Entertainment bimumariye iki? Nk'umuyobozi wa Rock Entertainment yagaragaje ubushobozi ndetse n'ubushishozi mu kuyobora impano nshya no kuzigeza ku rwego rwo hejuru mu ruhando rw'imyidagaduro. Tugiye kureba ibindi bikorwa byakozwe na Uwizeye Imana Mark cyangwa se Rock Kimomo. Tugiye kureba ibindi bikorwa yakoze nko mu bukerarugendo. Yashyize sosiyete yitwa Kimomo Safaris igamije guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Asaba abanyarwanda gusura parike z'ibihugu nka Nyungwe ndetse n'Ibirunga ndetse n'izindi parike zitandukanye harimo n'Akagera. Hari n'ikindi yakoze icyo bita ambasaderi w'ikirango. Mu mwaka wa 2021 Rock Kimomo yagizwe ambasaderi w'ikirango cya sosiyete ya Itel Mobile mu Rwanda. Ese uyu musore akimara gukora bino bikorwa byose yaba yarahawe ikihe gihembo? Yahawe igihembo cy'umuntu wahize abandi mu gusobanura film, igihembo bya Made in Rwanda Awards mu mwaka wa 2019. Mu mwaka wa 2020 yahawe igihembo cy'umuntu w'icyitegererezo mu gukoresha imbuga nkoranyambaga mu bihembo bya The Choice Awards. Ese ubwitange n'ibikorwa by'uyu musore ubundi ku bantu bazi Rock Kimomo cyangwa se Uwizeye Mark ni umuntu ufite ibikorwa byinshi by'urukundo akanagira n'ubwitange bitandukanye. Ubundi Rock Kimomo aziho ibikorwa by'urukundo aho afasha imiryango itandukanye mu karere ka Gasabo yita ku bana bavukanye ubwandu bwa virusi itera sida ndetse akanabishyura amashuri ndetse akanabaha n'ibindi bikoresho by'ibanze. Ese uyu musore nubwo yitwa Rock Kimomo cyangwa se Uwizeye Mark, abantu bashobora kuba bibaza ese akoresha izihe mbuga nkoranyambaga? Ese wamusanga hehe kugira ngo ube wajyana nawe ikiganiro cyangwa se wamumenya birushijeho unamwibonera? Ubundi akoresha urubuga rwa mbere rwitwa YouTube. YouTube afite umuyoboro witwa Rock Entertainment ugizwe n'abasubscribe barenga 1 miliyoni, aho ashyira amashusho hanze ndetse n'ibikorwa bye byiza akora. Kuri Instagram, ku rubuga rwa Instagram afite abamukurikira barenga 600,000, aho asangiza ibikorwa bye bya buri munsi n'ibindi bijyanye n'imyidagaduro. Turebye ubuzima bwite bw'uyu musore Rock Kimomo. Ubundi Rock Kimomo yakoze ubukwe mu mwaka wa 2021, akaba yarashakanye n'umukunzi we mu birori byitabiriwe n'inshuti ze n'umuryango. Ubundi twakwanzura tuvuga yuko Rock Kimomo ni umwe mu bantu bafite uruhare rukomeye mu iterambere ry'imyidagaduro mu Rwanda binyuze mu gusobanura film, itangaza muziki ndetse n'ubuhanzi, ubukerarugendo no gufasha abandi muri rusange. Murakoze cyane. Uko mubizi ni Officiel Dinero. Twasoza tubabwira yuko mugomba gukora subscribe, mugakora share ndetse na comment, mukawuca no gukunda